ubuhamya bwa Pierre Celestin buvuga ku ruhare rwa Rwamureke mu gufasha abafite ubumuga. Nitwa Hategekimana Pierre Celestin, ntuye mu kagari ka Kabeza, umurenge wa Kabarore, akarere ka Gatsibo. Rwamureke narayimenye baza kuduhugura cyane cyane ku byerekeranye n'ubwuzuzanye, uko abantu babana mu muryango. Aho namariye kuyimenya cyangwa se kuduhugura, cyane cyane nk'abantu dufite ubumuga, twari dufite ibintu bisa no natwe ubwacu kwitekerezaho, ugasanga harimo guhangayika, ugasanga abantu badufashe ukundi kuntu batwita amazina adasobanutse ngo ni ibimuga, aho abantu babonye nk'umuntu w'umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe, ugasanga baramukubita. Mbese abantu bakabimenyera bakumva ko hari ibingibyo ko umusazi, umuntu urwaye ufite ubumuga bwo mu mutwe bamwitaga amazina, umusazi iki. Ariko aho mariye kugera mu guhugurwa na Rwamureke, naje kumenya uburenganzira bwacu nk'abafite ubumuga. Ni ukuvuga ngo icyo byamfashije njyewe ubwanjye, byatumye menya uburenganzira bwanjye. Hari uko umuntu anyura ku bantu, dore kiriya kimuga batwita amazina adashobotse, ugasanga noneho nawe wiyumvishe ko utari nk'abandi. Hari n'abandi bantu duturanye, ari abo nabonaga hirya no hino, ugasanga bamwe bafite ubumuga babahejeje mu nzu, ugasanga rimwe na rimwe hari gahunda badakunze kujyamo ndetse ntibayisangemo. Ariko uko namaze guhugurwa, nasanze n'umuntu ufite ubumuga nawe ashoboye, kandi nsanga umuntu ufite ubumuga nawe abasha kwiteza imbere nk'abandi. Umuntu ufite ubumuga nasanze ko atagomba kwiheba, kuko imbere nawe haba heza. Mu by'ukuri Rwamureke yatugiriye umumaro. Aho ntuye, icyo nabonye yatumariye ni ikintu kinini cyane, ndetse nashimira umuryango Rwamureke kuko baradufashije. Hari cyane cyane nk'igitsina gabo, rekavuge igitsina gabo, wasangaga yumva ko urugo n'urwe, niwe ugomba kuyobora ikintu cyose, agafata gahunda z'urugo, agafata n'icyemezo ko ntawakimukuraho. Ibyo ngibyo twagiye duhura nabyo kenshi, ariko Rwamureke amariye kuza, twagiye dusanga imiryango cyane cyane ifitanye amakimbirane, tukabereka ko ari umubyeyi w'umugore, ari umugabo, bose bagomba gufatanya bakubaka urugo. Ntawe uvuze ngo ni njyewe ugomba kuyobora urugo, ngo icyo mvuze nicyo ngicyo. Usanga icyo kintu cyarabaye cyiza. Ikindi, aho tumariye guhugurwa muri Rwamureke, wenda mvuge mu ruhande rw'abafite ubumuga, ni uko twaratinyutse tukajya duhura, tukaganira, tukavuga ku bibazo byacu, ndetse akenshi ugasanga hari n'ibibazo twabaga tutazi, ariko iyo twabonanaga, twaraganiraga, tukungurana ibitekerezo, noneho ibibazo byaza tukamenya ko tubibonera igisubizo. Nk'ubu ngubu aho Rwamureke baduhuguriye, hari ibibazo twagiye dutanga nk'abafite ubumuga, nta nsimburangingo twagiraga, nta nyunganirangingo, ariko ibyo byose ubu byatangiye kuboneka. Abakeneye utugare bakatubona, koherezwa mu ngendo. Mu by'ukuri, usibye n'abafite ubumuga, hari na gahunda twasabye amazi hamwe na hamwe yarahageze. Twasabye amashanyarazi, aho ataragera amapoto bari kuyashinga. Mu by'ukuri Rwamureke yatugiriye umumaro.